se zaramutse na ubuse noneho ko nta plan n'imwe mfite. ambweke no wabiteye ese Jemba nabiteye wabura plan gute none bakuye ku mutwe ni wawe no ko yabari imfanga abyihorera ko no wabiteye barabikuba nateye ibicyo ngumu nese nk'urajya kuzana abandi bantu ko nyine umuntu avuga ibintu ukavangazuye ibiki n'ibiki ako ntabwo ari umutima mubi pe umuntu wamufasha ako se namufasha ufite iki none se nawe ubiyeshukuru uwo ari kumubona ukamujugunya ku muhanda ukamwihorera koko musa wamuzanye yataniye no ku muhanda usi hari nareba ariko uko biri simbe naramusize uravuze atereka muza naho kuba ntacyo kurya ntaki no gusinzira bari ibibazo ngambe amugabe kareka mu bwene yengeye kubasiga hano ngaho njye kwishakira nanjye ubuzima buri muzima wasaze ugiye gushaka ukubaho mbwira tubigenze ubu ugiye kugenda uva aha ngaha ndi mushiki wawe nkuru tubizi ko nkuruta ugiye ngiye ntagiye washakishije ukwawe nanjye reka nshakishe ukwanjye ndebe ugiye kugenda bakwita imbobo bakwita ikirara wibe bakubita igegera umva nta kintu na kimwe batazagukorera kibi rero icyiza ni uko waguma hano ugaherera urwaje tugakomeza kubaho mu buzima n'ubundi twagenewe n'Imana ugiye mugabe kamubwira nimba wowe washatse ukwawe pe nimba warashatse ukwawe bikangana reka nyine ngerageza nose ko kitumvira ko njye nagerageza nyine nageragereza ugiye ibyo bintu ndabikubujije ugiye kugenda uba imbobo wibe bagukubite nibamara kugukubita bagukomeretse mbese uba ikintu kitariho rero impamvu mubwira gutyo byihorere pe kuko ibyavamo ndabizi urajya he nyine waherereye urwaje urajya he nigeze urwaje nanjye nicaye muri ino nzu nzapfiremo bajya bazadusohoka tujye tubungana hano ngaha ibyo ushaka bitage kabisa wowe wigira ahantu ujya ndakubujije pe muvande ntabwo kukubuza ari ukukwanga ariko ndakubujije dupfire hano ngaha ngo mu mukiri wigira hano nibyo nkubwiye urwo rwaje rugomba guhinduka wasaze none ndakubwiye ngo ntugire ahantu ujya ntabwo ibyo bintu byavamo ni ukujya kwangara kucyumva oya ni ukwangara ngambwira muri iki muri iki icara hano ushake nk'uko washakiraga ariko turi kumwe aha ngaha wicara hano ngaha unose ubu ngaha twicaye turi gushaka ugasema urivumbura tugenda ariko reka nkubwire ntiwanze kunyumva intego ndi mukuru wawe uzabyumva uzabibona nakuriye mu nzu yuzuyemo n'amarira Mugare. Nindera. Gatokeye. None se ke? Oui. Aramubwire tuganye. Ubwo nta kibazo ufite. N'iki nzara ntacyo ubu ngubu ntacyo narabwiye ati amubwira wa mwana ubuzima tubayemo si niba ngo umaze iminsi itanu ibi bintu uzabivamo kuko ntabishobora kuko no mu muhanda nta kintu nabonanye naba no mu muhanda wagira gutyo bahora n'umuntu akavura icyo gihe
hano noneho twebwe muri aka gace baratwanga twese, nta muntu duhuza, urumva twe turi papa tukanimama, ariko bura mu muhanda ushobora no guhura n'umuntu akakugutira inyuma, urumva ukaba wagira nyine ukabona ayo maramuko, ariko hano ho bitarangiye. Nzabana mu buzima nyine mufite yose ko umugabekazi yandoye mu muhanda akanzana hano ngo njye tubane. Ahubwo njyewe nashaka ko witahira ukagenda ugasubira aho wari uri ukajya mu buzima. Buriya buzima wari urimo ndabizi ko ari bwo bwiza, nanjye ayo mahirwe nuko ntabwo mfite nanjye narangiye ahantu wari uri niho heza. Reka ntabwo najya aguma hano dusangira akabisi n'agahiye. Rero njye ndaza kubwira umugabekazi kwirukana, ibi ntabwo byabonye pe, utazanatugwa mu maso, twe twaranambye twese twariyakiriye. Ese ushaka kujya wirirwa bagushuta nawe ngo wibye wakoze, ntabwo ujye ubona ukuntu bamuzanaga kwa Ray bamushuta bayambaye yibye ngayo, hari igihe bari kumubeshyira nyine kubera ko bazi ko ari twe none ubu nawe urumva ushaka kuburira. Byagenda ute? Ndabwira umugabekazi kwirukana igenda, kugira ngo uzangwe mu maso, abizi ni njyewe tuba twiriganya, ariko wenda ufite akazi wenda wavuyemo nawe. Ese wari uriho ubundi? Nandi hano. Numvise ukingura urugi se nibwo ukiza, ariko uba uri kumbeshya kuko nareba. Ese bose uri kuvuga ngo ugasangira akabisi n'agahiye, basi ufite icyari akazi ufite basi ngo uzajya ukora uzane. Njyewe uri kubikubwira nta kazi mfite, nta kintu nkora, yewe ubwanjye urabizi ko ntareba nakoze njyewe ndicara nkatamikwa nyine ibibonetse nkabibona nyine gutya, yaba kurya rimwe mu cyumweru yaba rimwe mu kwezi, narabyakiriye. Ariko wowe nta kazi nawe ufite ndabizi, uje kwicara ahangaha ngo inzara itwicane, wakisubire mu muhanda ko utabura nawe wikorera imizigo bakakwishyura. Uri kujyayo? Uri kujyayo? Yari uri kumbaza iki kintu? Ngiye kwiyicarira hariya ku muhanda noneho nkumbuye no kujya njya kota akazuba. Noneho sabazimu noneho numiwe n'ukuri kw'Imana. Mugiye? Musabazimu se iki? Ubu maze iminsi 5 narya nta kibazo mfite njye ahangaha. Mbese ubwo none se umba nariye nka kwima we? Ngiye kujya nicara ku muhanda ntege nakaboko ndiko. Ariko mwa bantu mwe bibazo mugiye kunteza babyita ibiki? Karisa wanyuma. Ako rero mwe ntabwo mamuzi mvuno. None se ubu ugiye karuko nareba sinaba nagiye nyine nkajya gushaka, ubwo rero ngiye kwishakira ibintu njya ku muhanda njye mba nicaye nta kibazo. Amafaranga none se muri iyo minsi 5 muri iyo minsi 5 iyo minsi 5 hari n'umwe nari narya sinzane ngo njya njyenyine. Ariko ujya wumva ko nicyo kibazo nyine cy'inzara gihari. None se ubundi ubwo nzagumungaburire ndende nsaza ndende, nako tugiye gushaka ibyo kurya. Use nk'uriya mwana wazanye hano kwicwa n'inzara, uragira ngo azangwe mu maso? Akugwa mu maso surareba, azakugwa mu maso utanabona. Ariko nyine agapfa turi kumwe. None se ubwo ngubwo inzara nimwica turi kumwe, si njyewe bazaza bareba bambaza ayo makuru. Ndakubwiye ngo subira mu nzu. Nta bintu by'intonganya kandi igendagiye nabi. Wese ubwo akomugabe kama mushaka ibintu byo kuntegeka ngo buriya ngo ngiye ngo nuko ntareba, uzabyemera neza? Uzabyemera imodoka yagukocoreye mu muhanda, sibyo? Sibwo uzabyemera? Ntabwo kireka nyine abantu uzabyemera bakunyura bagasyonyora. Nta kibazo ariko nari mugabe ngiye rwose ndagiye ubwo ndazungereye urajya he wa muhungu? Ndaje nta kibazo ndagaruka nimugoroba kandi ndaje nzanya amaramuko murarya kandi ngiye. Ariko abadayimoni batera kwinshi koko, wamba bari ukagaruka. Reka nkureke sha nanjye siniyanze.
Tabaye. Muri kugira. Nabaye iki? Murabona mutansajije? Ngaho wowe nkuragiye. Kalisa nawe aragiye. Kalisa aragiye. Ay, aragiye. Kalisa agiye. Mwansajije tu. Kalisa agiye. Yehe. Agiye se Kalisa. Amaje kugenda ngagiye kwicara ku muhanda. Ngagiye sabiriza ngo yirire. Ari kumwe nande? Navuze nzana nivuze yanze. Ari kumwe nande nyine? Nta muntu bajyanye. Yijyanye. Agiye ku muhanda. Mungize umusazi nyine. Agiye ku muhanda nyine. Kumura no subumva agize nk'ikintu wara ku muhanda. Nta cyari ubundi se wamenya yaciye. Wegiye yamfunganya umutwe. Ayiwe. Munsaze nyine. Gusa uvuye. Amubera n'icyara kureba. Wicaye ku irembo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba batahutse. Wicaye ku irembo. Igihe natonganaga hano se wigize unyumva. Ntukambeshye kandi rwose wigendere hano wapi Kalisa. Wapi n'ibyanjye byanshanze n'iby'abavandimwe byanjye byanshanze ntago ndi bukubiteho ibyawe rero. Igendere. Ese ningenda ko wanguye ku muhanda byari biri kundi tukamfata kanzana n'iwanyu. Nasanze aho iwanyu ariho heza kurenza ku muhanda yagenda ese ndabona undi mufasha. Nta muwe mfite ubu namaje kuzita. Ibyo bintu uri kumbwira rero ntago bikiri kumfata. O kugira ngo uzagwe hano njya kugwa ku muhanda. Leta gutoragura ariko ntugwe hano. Ntugwe hano reka. Ambabariye se ko nazongera. Ababarire. Ndewe ubu bye byamaje kunshanga n'ukuri. Ubu se oya rwose genda uzagwa handi. Cyangwa ushaka n'ahandi mu ngo zose ugenda ushaka akazi k'amaboko yawe ko mu rugo ukore. Ariko wapi hano byihorere. Ahandi najya mbabarira. Akiyo mbabara yawe kuko ntacyo mfite cyo kukubwira wewe wigendere. Nta kindi wigira ikindi umbwira wigira ikindi urenzaho. Je nasaze nabaye nk'umusazi igendere. Bira ku muryango wigendere ntago ibyo bintu bizashoboka nta nubwo bizavamo. Oya. Ashi. Oya. Nakwiyamye wa mwana. Genda. Uhagaze hano. Imbabazi ziki? Wese uruwaho ubundi. Ariko nari umuzi koko. Uruwe. Ndapfuye. Kazana aravuye. Oya gutoraguye hehe? Cyana. We muko. Karame. Soka hano. Uyu wamutoraguye hehe? Naramutse. Uyu wamutoraguye. Ariko nsaba icumbi. Agusaba icumbi se urarifite? Urarifite ra? N'ubu ntabwo ushobora gusohokera mu nzu. Hejuru ubwenge bwawe buke. Ako ubwenge bwanjye buke n'ubu. Reka nkubwire wa mukobwa we rero. Kumvikane kandi tunubahane. Uri kunyumva neza? Utega amatwi, kurugutura amatwi unyumve neza. Ahari wenda reka nkwegere kugira ngo unyumve neza. Ushobora kuba ufite ikibazo cyo kutumva. Kurugutura amatwi noneho ubashe kunyumva neza. Ntabwo njyewe nawe tugiye kuzabaho duterana amagambo. Turi kumvikana? Maze kukubwira ngo ndashaka unsohokera mu nzu kangahe? Hashize igihe kingana iki ngo ndashaka unsohokera mu nzu na bene wanyu? Wakanenza yawe. Nta mafaranga yawe nshaka. Shaka kandi ntabwo ujya gukodesha. Hejuru y'agasuzuguro kawe kameze nk'atimbwa iryana. Nta n'isoni ngo amafaranga uzayamba. Ariko sharika ngubaze, ninde muntu wakubwiye ko njyewe ndi Yesu? Ninde wakubwiye ko ndi Yesu ra?
Ninde akwiye kunaje kwitangira abana b'abantu bato rero badafite n'ubwenge. Ariko ushobora kumbona ukabo reka buraho ngo uragaramye ubwenge bukeyo na 12 mu mutwe na 0 na 1 buraho umeze nk'ikintu cy'igihwini n'ikigihoni kitafite 12 bisoza byawe ni ibintu biraho ngo bimeze nk'inuri hano gushaka kwirwanira ishyaka wowe. Reka nkubwire rero ubu ni ubwa mbere n'ubwa nyuma nkubwiye amagambo. Ejo ni ingaruka zabanza ntware runo rugi ari so ni gusuri guse iri cyane ryose ni iryaye ubundi amubaza ikisu yunguye nawe ushaka kujya ku murongo. Nkubwire wa mukobwa ndakwiyamye utantera satani ugatuma n'urugi nyera ndujyanye ndakwiyamye uzajya ugira umenya nawe utamenyera wakurongora uratuma isazi ngo barakurongora uratuma ivu ngo barongora umuntu utuma ivu hejuru imyenda muzima wambaye yagera gusa. Reka nkubwire uretse nze ndaje kwanza reka nzana n'umufundi nanjye uzakora ikosa reka nzana n'umufundi icyubahiro cyawe ko nkizera ahubwo ndayiberamo ubuntu amaherezo ntago utaraze ikigabo cy'ikiraya gusa mvira ngaho nawe ugende yeneregeye mvira ngaho ugende vangaha kugira ngo uzumve bisaba iki mvira mu rugo mvira ahangaha nanjye agasara mfite si gato genda ariko ndakuvana ahangaha nkukubita noneho ngewe kugira ngo wumve urwego biriho. Naburi ubujyema mubijana iyo kwahuranya ari kugenda witambika mu bintu by'ibyobo nta bushobozi birabizi uri kugenda ndabizi nyine none se ubu ngubu ubugira ngo bigende gusa hariya narindi kurya cyane mba niriwe ndyamye ndi kumwe n'akara gakobwa nako nta kintu kajya kukumarira usima nimugera ngo nirwa ngende usukora tutameze kimwe akintu narya nkakwiye ubundi se ubaye ngoje kuva mu rugo gute nabo nawe bagize amahirwe ukagenda uzi kwicwa n'inzara uri ahantu hamwe mana ko tuzagenda rero upfira mu gasozi rukavuga tuzagenda wica hariya nta kintu twarya tukwime urabizi urabizi ibintu byo kuza ugenda wiyavura mu mihanda hano ngo urabizi ibintu birakorwa wagezemo umuntu azahugiza nabi n'aka gapira wambaye akagukuramo ubona twakora akana nawe utangira no gutangira kwiba ntangira ariko kwiba ko Imana ibibizi nk'ubu yongera ahantu naringiye wari ugiye ndabizi ko twari bubona amafaranga nyine yo kurya byo kuvuga ni inzara ndetse narabicara ndemera n'ubutaka cyane hano ngaho nibyo nk'ibyo kuvanga inzara twese turashonje pe ako akugiye bigenda kuri mu kudemera ngiye gushakira akantu sibyo nubwo nanjye nta kintu mapfi nabibabwira kandi inzara bimeze nabi hano nicaye nigendera ngiye nkirirwa nicaye hano gusa urabona ibi byazavamo kuko si ibise bituma ugenda no se ngo nje nkwicaza hano ngaha nawe ngiye kugenda tugereze ati nimba ari mugabe kazi uri bwaze ubundi nkongera nkagenda kuko ntabwo ngiye gusiga aha ngaha aba ari ikibazo gikomeye cyane urangiye mba nikarumye ariko nikarumye buriya babyita kwishakira njye nubwo mba ndi mu mba ndi gushabika nyine ngo ndebe ko naba ubuzima buba bundiye nkahitamo kujya ariko mani ibyo ngibyo nanjye mba ndi kuvuga abo kandi ndiye mugabe kazi sio nta kibazo ureba ko hari ikintu ariko mbona cyo kurya mu nyaranje pe hari muhagira ahantu wongera kujya sawa nari ubu ategereje ako kari mujye mubanguka